reka nkuri aka kantu mane hari abantu sinzi boss wanjye nifata ku mavuta tunakorana ikiganiro niwe waragusinyikije bisubiyemo boss wanjye nifata ku mavuta ku mashyi warugiye kuvuga ku mashyi imbere oya nanjye kuvuga boss kizo bata ku mashyi fata ku mavuta okay niwe boss wa M3D ubundi niwe boss wa 3D ibindi ubundi bugambo muba numva muba mwivugisha ntago mbizi nakoze ubukarani nyine nk'umwana wese cyangwa se nk'umuntu wese ushakisha ubuzima kuba wenda navuga hariho nk'umuntu ngo waravuze bino no n'ubuzima bwanjye kandi bacumugane mu kinyarwanda ngo utamenye yava ntamenya niyajye akazi ko mu rugo wagakoze ko byumviseho nagakoze niga yes reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza ari nabyo tuba tubifuriza umunsi kundi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru mbaye ikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abari hakurya y'imbibi cyangwa se inkiko z'u Rwanda muraho yemwe murakomeye na diaspora aba diaspora ese kuki ntaba diaspora bajya bama amafaranga kuri CD kandi ngo mumeze neza tumeze neza ngo world limit ngo great news nabuze mbona ku isabukuru ya Jihad abonye za great news nyinshi ndavuga ni wow that is good abantu bagifite urukundo ari abantu baremerana ku rwego rwiza ese nzi ko nkuri mu isabukuru ya Jihad ndagufatiranye Jihad ari ku Gisenyi Jihad rero ngazongera kuruka amafaranga yamaze oya Jihad nago ibyo bore yabikorerega Jihad azi ubwenge umusa abwinshi cyane by the way isabukuru nziza ku musho isabukuru nziza kuri Jihad nanamupostinze wabonye wapi ni inshuti yanjye Jihad burya abantu kuri street mwese muri inshuti zanjye guhera kuri ko nagusabye ikiganiro suka cyiwe yes twakiriye Emi nyawe kuva kuri street ni umwe mu banyamakuru bakunzwe hano mu Rwanda b'inkorokoro ntabyo bukorokoro shasha byihorere ariko urakunzwe wamubonye ntabwo nzongera gukora ibiganiro kuri hotel ntabwo nzongera wituze unsuza oya ugomba kuza kunsuza Great Hotel ni mu rugo ubuye n'abavandimwe by the way ndababwira ngo abantu muze kuri Great Hotel ni hotel nziza cyane dufite ibyumba byiza dufite sauna massage dufite resto dufite cafe man dufite nyine ikintu cyo aricyo cyose ku muntu wari wese yakenera kugira ngo aze muri Great Hotel ibintu byose bibari mupo nyonyo kama mupo titi kama mupo ziwa ayo ni Emi mujya wumva kurana ibiganiro byinshi na Jihad bavuga ayo magambo uyu munsi n'umunsi umwihariko kuri Jihad nire jambo amugenera Emi agira isabukuru nziza akure yongera uburaya kuko umuntu tukohereze Jihad kuko umuntu umwifuriza ikintu arimo ese semera karindaye akure rero abwongera ariko abindaya uri kubyumva y'umwuga koko oya nubundi niyo mwuga kuko afite visa na passport ubundi ngindanya igomba kuba ifite izo boro zose itazifite se nta kintu bifite ibikiro kare iba ari indayo ya hano ku Kinamba ariko ngo abajya abakobwa ngo bajya bifotoza ngo dufoto kuri Instagram ngo bambaye utuntu twimbere utuntu tugufi ngo nabo ngo nizo simbizi banya numva bavuga ntabwo nazi ko nyine mfite umugore ngo baracuruza Dubai je numva mukora ikiganiro ngo ngo cy'abacuruza Dubai za Oman na zahe man rega ibi bintu bireze kubera yuko uzimpamvu se hariho abantu baba badashaka gukora uri kubyumva noneho akumva ko agomba kubaho mu buzima nk'ubwo umuntu ukora ubu hari nk'umucamamani ubu mbona akabona wenda kuntu nambara n'urugero kuntu wenda nirirwa hano kuri Great ndi gukora ibiganiro cyangwa se nibyo abona njyana ukabona ngenda n'ababona tugendana nabo akumva ko nawe bigomba kumuhira gutyo ariko atazi inzira byaciyemo kugira ngo ibyo bintu mbe nabasha kubigeraho rimwe na rimwe abantu bibeshya ku buzima bw'abantu babayemo
ugasanga umuntu yifuje kuba mu buzima bwa Jado ariko nabanje kumenya ese Jado ubu buzima abayemo yabugezeho gute, ubu buzima abayemo bwaciye mu zihe nzira kugira ngo ubu buzima abugereho, byaje gutyo. Gasanga rero umuntu yibeshya kuri ubwo buzima bw'umuntu ababayemo. Exactly, ugarutse kuri point nifuza ko uyu munsi tuganira. Aho umaze kugera rwego ugezeho, inamwe umaze gutera, uri umugabo, ni ibintu byagutwaye imbaraga zingana gute, uri umuntu wavuye hehe kugira ngo ugere kuri ni imbaraga nyinshi. Nsigengira gutya nk'abantu ugira usiga ufite n'agasakoze nagusasha. Zana turebe wayikuye ndahazi. Wayikuye wewe bayiguhayemo gift. Ushatse kuvuga ko ntayigurira? Oya wayigurira nuko ufite abakunzi benshi. Kuri Iris. Kuri Iris Rwanda. Asiga ubona abakobwa bose ubwa. Madamu arabizi bibi. Uri asa n'umukobwa. Nese nije ni umukecuru. Nose ntago robanura. Aya mfite umugore wanjye nkunda bro. Igisobanuro cy'ubuzima bwanjye madamu. So ubuzima ariko uramukunda pe. Umugore wanjye. Nukuri no mu biganiro byinshi njya numva ukora. Uzi impamvu se? Umugore n'ubuzima bw'umuntu. Nabyawe n'umugore. Nawe wabyawe n'umugore. Sibyo ubundi umugore ni ubyara bro. Ubura ntekereza ko umugabo ashobora kuba byara 40%. Umugore akabyara 60%. Ahubwo uvu bibaze gutyo yaba ari nka 20% cyangwa 20%. Kuko naravutse mama rame njyara nanjye nshatse umugore abyaye umwana. Uri kumva agomba gukavaringa inshingano z'umwana nase. Kimwe mu bintu byatumye umuhitamo cy'ingenzi kurusha ibindi. Uko nk'umuntu w'umunyamakuru wahuye n'abakobwa benshi ukoresha abahuye nabo. Murahura abo mukorana ibiganiro aho kuri tele uri kugenda mu ntara ngaho za Rubavu mu Butahehe wahuye n'abantu benshi batandukanye. Kimwe mu bintu nizera ko bitubaho nk'abanyamakuru nicyo kintu. Duhura n'abantu benshi batandukanye. Wowe kuki wari we wahisemo? Nuko ari ubereye ubuzima bwanjye. Ari we mvuga kanyumva. Se ne wenyine wakumvise. Yego. Ari bose bari barakwimye amatwi. Oya. Hari umuntu uzakifuza ibintu birenze wowe ibyo ufite. Hari nuza none hakanyurwa na bya bindi ufite. Yuza ko ufite nk'abakobwa batanu banyuzwe n'ibyo ufite. Kuki ari wari kuba wahisemo? Uzi impamvu ari kuba nari we nahisemo? Abo batanu bose hari icyo bari kuba baragendeyeho. Ariko we ntacyo yagendeyeho. Ubu umuntu nkanjye usa na Chita. Subona nasa na Chita. Yarasa neza rwose. Sinzi n'impamvu nibagiye no kubikubwira. Ngenda sa na Chita. Zamura ukuboko kwawe kw'imoso. Chita ni grand frère. Ko nta meta wambaye. Ari ngira ngo twakoranye ikiganiro uyu munsi reka mbivuga. Umbaza ngo impeta. Impeta ni ishimangira ko umuntu afite umugore. Oya. Reka nkubwire impeta iri mu bintu bimwe bishobora kuba byatuma umuntu bamenya ko afite umugore ariko nago impeta protecting umuntu kuba yakora ibyo kuba atakora ibyo yagombaga gukora. Nimba wambaye impeta n'ubundi uri umuntu ugomba guca inyuma umugore wawe uramuca inyuma. Yes. Niba wambaye impeta uri umuntu utagombaga guca inyuma umugore wawe ntago umuca inyuma. Niba uyambaye utayambaye wagombaga kumuca inyuma urabikora. Niba utayambaye kandi nanone wagombaga kutamuca inyuma nabyo urabikora. Isezerano rya mbere ry'umuntu riba mu mutima. Yewe wabera uvuze ijambo pe. Wowe ryawe ribahe? Mu mutima of course. Sawa rero. Hanyuma Emi, uri umunyamakuru umwe mu banyamakuru bakorera ku bitangazamakuru navuga ko bimaze gukomera ariyo 3D TV. N'urugendo navuga ko rwagutwaye imbaraga zingana gute kugira ngo wisange kuri 3D. Ubuzima bwose bw'umuntu Jado mu buzima umuntu abamo hagomba kubamo imbogamizi uko byagenda kose. Kireka nk'ababana buriya n'umwana uvuka kwa ministry runaka nawe hari imbogamizi ahura nazo. Sibyo? Hari imbogamizi ahura nazo kandi nyinshi. Kandi izo mbogamizi zikaba arizo ziba intandaro byanze bikunze byo kuba yaba success mu byo akora. Yego. Sibyo? Nicyo nakubwira rero nanjye imbogamizi nahuye nazo
no kuba watumira abantu ntibakumve, kuba watangira njye nta nubwo kera narinze ibintu byo kuvuga aryo uraswa mu ngo umustar tozi kari kugenda n'amaguru woheze siwese sasa amaguru sa yafite we George kuri kugenda n'amaguru ari kubyumva Salama George George bimeze bite imodoka yasize haruguru mara walking agace gake gano mu Kiyovu hari nakayaga ugomba kugenda genda gace gake kugira ngo ufate akayaga uraba mwita George okay so nibyo rero nende kugusobanurira umwana w'umukire uvuka mu bakire byanze bikunze agira imbogamizi ahura nazo haba ari umwana wo mu bakire haba ari umwana wo mu bakene rero muri izi mbogamizi zacu zo mu itangazamakuru nawe urabize Jado iyo ugitangira ibintu kuko umuntu wa mbere ngiye nakoresheje ikiganiro no umuntu ucuruza ubunyobwa yo Gasparizo ariko se uraba mwita Gaspar mu kiganiro cyo gusoza dukomeze abantu mu kiganiro kinasho abantu zini benshi abantu zini benshi ntago twabivamo urabona se desa yambuka reka nabaze umukoresha ikiganiro uraniwe twakoranye impanuka noneho afite igitebe kandi je napfuye yafite ishudu noneho ahita afata ifoto ahita yoherereza abantu nibyo nandi gukubwira ariko ibi bintu biba binakenewe ntabwo umuntu wamwirengagiza mutanaherukanye by the way wamubonye ariko kunagenda ariko sha yarananutse tugikorana nibwo yarabyibushye sidire gari muragabura ko yarananutse so uri kumva rero imbogamizi zirimo umwana wa mbere nakoresheje ikiganiro n'umwana acuruzaga ubunyobwa kandi n'ubu aracyabucuruza yego nabonye urugendo rwawe ni rurerure mu by'ukuri kuko ntabwo tubigaruke cyane ku buzima bwawe hari aho wajya ukora ibiganiro abantu bizi ariko hari ibintu by'ingenzi nshaka ko tugarukaho kuko byakwinspira abandi byatangangira ngo n'urugero rwiza ku bandi ba jeune hano hanze ejo nabuze nkurikira ikiganiro wagiranye na Chita Magic uvuga imwe mu mirimo wagiye ukora ukiri mutoya mbese ya mirimo umuntu ashobora gukora kumva ko nta cyizere cyo kuzagira ku rwego nk'uru ruriho kuko iyo mirimo nakoze ari n'abanyarwanda bamwe bava hano i Kigali bakajya kwikorera muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bafite ama etage ngiye mirimo wumva ko wakoze iciriritse mu buzima bwawe ukiri no kuvuga nabyo no murimo ariko Jado ubu kuko ibintu ejo bundi nabisobanuye kwa Chita biriya byose wumvishe n'abantu mugende munakireba icyo kiganiro ku Umukarani oya batubwiraho gatoya mu mayange kuko abakunzi ba Irisano bakeneye kubyumva wenda nago tujya deep ushaka kujya deep wenda yewe nize bino biboro bya hotel management nakoze muri restaurant nakari ibintu bya danje nakoze ubukarani nyine nk'umwana wese cyangwa se nk'umuntu wese ushakisha ubuzima wabukoreye hemi Butare iwacu siko shayo yewe kino gihe sabye ari gusura nabonye umwana asuye Umukarani yiga muri kaminuza muri urabona nk'ura mwana w'Umukarani ntago ashobora kwibagirwa ubuzima ashobora kuba aracimo kandi arigaga muri kaminuza ubuzima rero bwose ducamo nibwo butubera ishuri nabwo butubera nabwo buduha icyerekezo cy'ubuzima dufite uyu munsi kuba wenda navuga hariho nk'umuntu ngo waravuze bino no n'ubuzima bwanjye kandi bacomagane mu Kinyarwanda ngo utamenye yava ntamenya niyajye namenye biriya bihe by'ibyo nandi kukubwira nta nubwo nabamenye iyo ndi kujya by'ubu twicaya cy'ubuzima cy'iterambere ryawe ibyo rero ni bimwe mu bintu nakoze numva nyine ariko ntabwo byari biciriritse kuko icyo gihe byari bintunze bro akazi ko mu rugo wagakoze ko byumvise nagakoze niga wiga muri secondaire oya muri primaire nako ni Butare uri kumva ni nawe wakuriye niho nakuriye ariko ubuzima bwanjye bwinshi ni hano kuko abantu banza benshi bashima baba Kimisagara umwana wo mu mujyi wabaye umunyamakuru Kigali nyido na etage irajyamo seri cyakoze wajuje na etage man etage twa dufite ariyo kwa Kabuga kwa Kabuga batinyitse oya hano kwa iya hano kwa oya hano si kwa Kabuga se iyi nuza hano ku Muhima si kwa Kabuga yani etage ya Kabuga iriya yari ihari nizi zo mu ma ministeri nta yindi etage ryari uzi Kigali oya ngerega kera muri famille ya nyine navuga nka famille cyangwa nabaye
nahabaye muri Kigali nta ma etage araza iri soko baryimura baritwara mu Kimisagara kuri wejo bundi oya si ibintu nkubwira nuko uzamukwa makuza kwa izi nyubako zose makuza nejo bundi kwa Rubangura ni hari hehe kwa Rubangura nese Rubangura bayubatse ryari Rubangura sisi muri za 2000 kombyera kawo nyumvi erega nye ubu muvugana mfite imyaka 30 urumva ko nzi byije siko buryo ukuze aha ngaha hari stitaw iyi nyubako yari gare hano hari mu bikari bya gare wa mwana volcano niho zaparikaga za volcano wa mwana igukura Nyabugogo ikakuzana mu mujyi kubuntu okay uri kuva agacinjiro hano mu mujyi kabwa hano mu mujyi icyo gihe ugaba gukatakata umujyi gamana ya nagwa cyuza ubunyobwa oya cyangwa isambusa abana benshi kera baga bashakisha nibyo bakoraga mu gacinjiro ubu mu gakiriro bundi kari akanga kubona kano gakiriro kinoza kibyuma n'ibiki urabona ese ndahakurangira gute urabona uzamuka uva ku muhima usanga ujya kuri bundi hari zira station ni iki cyari agacinjiro gakuru n'agacinjiro gato wa mwana we hanyuma umuntu wakoze iyo mirimo yose mu buryo bwo gushakisha ubuzima yaje kwisanga gute mu itangazamakuru ese ukiri umwana wari ufite vision wajyaga ugira inzozi zo kuzaba umunyamakuru cyangwa se waje gutaninga gute umunsi wajya ufataga mikoro wakoraga iki kayimbwa ihanuka ihiye bro ubwo mwiri icyo gihe cyose nende gukora icyo bita tenwari kora umunwa umunwa ariko nanone bisaba ubundi ibintu byose biva mu gusenga bro ubundi udasenga ubuzima bwawe nta hantu bwaba buri ibyo wakora byose birageza Imana bishyira mu Mana ibintu biba successful uyu munsi kuba ndi umunyamakuru ntago ariko bwanyemikesha Imana seriously man kandi nikizere no gukunda ibintu kandi ikindi naciye mu maboko y'abantu bakora uyu munsi bakora ubunyamakuru nigishirwa n'umunyamakuru nigishirwa n'abanyamakuru nigishirwa na Jean Claude Kwizigira aranyigishije muri segonderi nabanye na Jean Pierre Kagabo nkuko nabisobanuye ni umunyamakuru uyu munsi ukomeye kuri RBA rero urumva nagiye nca muri abo bantu rero batuma bankundisha ibyo bintu umunsi wa mbere ufata mikoro uje kugitangazamakuru wakoze iki wakoze he byagenze nakoze kuri yawe hano yawe burya niyo bwa mbere buriya ni nanjye ndakeka ni nanjye wayizamuye nanjye wazanye ubwo so bwavuze hano akenshi mwaga hano kuri impact nyine niho mwe aba YouTuber bose mwauploadingiraga ibiganiro byanyu hano kuri impact hano se hano ngo mwarakize ngo musigaye mufite ngo za Canal Box ngo musigaye mufite ngo za twaprodingira mu rugo ngo za liquid ngo mwanga none se icyo gihe wari uvuye mu yiyemirimo winjira mu itangazamakuru jewe mfite company ikora amakeke amagato kubera ko nize hoteleri papa bitangaza ari gusomana n'umugore we umugore wese papa bitanga waretse gusomana aratangiye kiza nuko ari kumwe n'umugore we uri kumva ngewe mfite bori ikora amakeke amagato nibyo nakoragamo noneho ariko kera nakoranaga n'ibiboro bya comedy bura nakoze comedy nakinnye filime eshamusa warihiriye ariko n'umunyambona uzikina rimwe njya nkubonamo muri no mitwe bwa bapatino biretse ni ukuvuga ngo man kugira ngo ibi jado sinzi ikintu nakubwira ibi bintu nyine kugira ngo ube umuntu urabikorera man urabiharanira ntago nabyuka muri iki gitondo ntago wabyuka mu gitondo ngo uhite ngo ufata mikoro hari aho ubanza guca buriya ndashimira n'abantu bose bagiye bambona bakambonamo iyo mpano nshimire umuntu wo kuri yawe Alfred mushimire byatari nshimire Jessica zo mipango nubwo atanyishyuye nshimire umuntu nakoreye ku bicu nawe ntiyanyishyuye sha ntacyo ariko batumye uza abantu baratwambuye kuntu bangana ni benshi ariko bose ngembi barakona rindi mu ishuri nari ndi muri training yo kugira ngo nzabe wundi uyu munsi kandi nanabibashimira ariko nanone sinabura kubagaya ko mwankoresheje mugatwara imbaraga zanjye si mu mibyanjye
tukiraho kubijyanye kubuhanga imikorere ethics z'itangazamakuru ni icyo ukora kugira ngo urusheho kwihugura kurushaho mu bijyanye no kuba umunyamwuga ese uteganya kujya mu ishuri ryigisha itangazamakuru kugira ngo uzagukomerezeho jamais ariko no gukomeza itangazamakuru ariko atari kuri YouTube bivuze ko ugomba kuryiga by'umwuga mu buryo uriteganya ubu ngubu ibintu bigezweho bisaba kuba ufite notion kuri icyo kintu cyo ni icyambere icya kabiri ibyo bintu bikunze erege ishuri nase ubu si warigeze n'uri kuri YouTube uri kuri televiziyo y'igihugu no kubyiga biba bikenewe ariko amahugurwa ya hato na hato kwihugura muri cya kintu kujya nyine ushaka cya kintu nyine kugira ngo ugikore by'ubunyamwuga cyangwa noneho biri ko impamvu nanabigarutseho ari abantu babyitiranya ko gukora ibiganiro umuntu agomba kuba yarize iryo tangazamakuru ngakamenya ethics nyine impamvu nanabigarutseho ariko mbibutse ko nka Donald Trump reka nkubwire ethics iya mbere kundi igihugu mu by'ukora kabiri rwanya abarwanya igihugu binyuze muri wa mwuga ukora gatatu kora ibifitiye abantu akamaro kuko twebwe ibintu dukora kuri YouTube tubaha inkuru zigezweho ako kanya ntabwo twicara twebwe turaza twicara tugatumira abantu abahosta b'abantu muba mukunda upfa kubuzi kuganira n'abo bantu sibyo none se ubu jihad reka ngo urugero rwa jihad nta televiziyo muri uru Rwanda atakwicaramo ngo akoreremo akora ikiganiro nk'akazi sibyo se azi kuganira azi ku entertaininga uri kubyumva ikintu nza atakora niyajya hari hakurya ngo atari inkuru ngo yigire papi ndahiro ariko mu bintu bijyanye na showbiz yabikora yarabyize se so ari ibiganiro byinshi abantu bashobora gukora nibyo nashigira nkunganire bitabaye ngombwa ko wiga itangazamakuru ba Donald Trump bakoraga ibiganiro ku mateleviziyo ba Ellen Ujyaona the journalist n'abandi benshi nano mu Rwanda barahari benshi batistangazamakuru bazi gukora ibiganiro ushobora gukora ikiganiro cyo guteka warize hoteleri ushobora kuganira cyo kuganiriza abantu kuganiriza abantu n'abandi itangazamakuru wapi uyu munsi Anita Pendo si umunyamakuru mwiza ni umuyemusi mwiza cyane dufite Muyango ntago yize itangazamakuru ni umunyamakuru mwiza uyu munsi kwisibo ni n'umuyemusi mwiza n'ibindi ibi bintu dukora bisaba kuba bikunze niyo mpamvu ari benshi baza muri ibi bintu kandi ikindi cya kabiri reka kantu nanakababwire Jado clearing abantu bose mubona baza kuri YouTube cyangwa baza no mu bintu dukora ariko agakora ibihabanye n'ibyo dukora hari abantu baba bari mu matwi ye sibyo kandi hari abantu baza muri ibi bintu dukora bashaka amafaranga ya vuba vuba kandi amafaranga ya vuba vuba iyo atakwishara gukiza biragora biravuna za muri ibi bintu uvuga ngo nje gukora ibi nimba uje uvuze ngo ngenje muri entertainment ngwino nyine nimba ugiye gukora ibya politike uravanga politike na entertainment gute ntibihura abantu bagiye bakora ibintu bumva bazi neza niyo mpamvu usanga bamwe baraza bikabavanga nk'ubu nka mama Scoville yibera muri politike aba muri politike ariko ibyo akora si politike yandi uvuga ngo oya ahubwo we akora ibiganiro by'ubukangurambaga ujye ubibona ni ubukangurambaga ariko nanone buvugira bamwe mu baturage nkakora ibiganiro bya showbiz natumiye Jihad twagiye twumva wa muntu byagenze gutya na gutya turaje turabibahaye murasetse murishimye rero ngwino nk'ubu mama Scoville ni wamubaza ibya Riderman arabizi se ni wamubaza ibya Knowless arabizi se waba uri kumugora ariko numubaza ngo meya wahehe muturage kanakarenganyijwe warenga araza bikubwire yarisobanukiwe abantu rero nibabanze bamenye ngo ndi muri wemi ngemba muri entertainment
warisobanukiwe ewe gamana yanjye cyane. Emi mbere yo kujya kuri 3D wavuye kuri Big Town ndetse nyuma nza rukumva ko hari umwuka utari mwiza hagati yaho wavuye nawe ugiye kugeza ubu imibanire yawe na Big Town by'umwihariko na Bakti Muhamagara ku giti cye mubanye guto neza cyane. Ubu yaza kuba atarashatse ahubwo mbanana namuhaye na pasi kuko ni inshuti yanjye. waramurangiye umugore ni inshuti yanjye cyangwa nawe akandangira. Ni inshuti yanjye. amwe ubwo turi kugaruka mu bibazo imbogamizi zigenda muhura nazo mu rugendo rw'itangazamakuru bikagira naho natwe tubibona rubanda cyangwa n'abanyamakuru bagenzi bawe. Nigize mbona ama complain yigize kugaragaza rimwe na rimwe igihe haba gasaga ngira ngo yatugizeho ingaruka natwe kuri irisi twagiranye ibibazo na Yago ngo channel yavuyeho n'ibiki biza kugaragara ko nawe ushaka kuri umwe mu banyamakuru ngo bavugaga Yago nabi. Ibyo bintu umubano wawe nawe kugeza ubu bihagaze gute cyane ko mwari n'inshuti? Mu mubano wanjye nande na Yago byarashize ibiki amakimbirane yabaye hagati aho ngaho kangutere story rero reka mubwize ukuri. Kuko impamvu mbikubajije njya mbona ama comment ejo bundi mwiza gukora ikiganiro mumuvugaho abantu benshi ngajya mbona bandika ko ukunda kumugaruka hari ku buryo buri negative. Hari ikintu abantu mugomba gusobanukira. Ariyo mpamvu mbabwira ngo rimwe na rimwe hari abantu baza mu bintu badasobanukiwe cyangwa batazi ibyo ari byo bakitiranya ibintu. Nje naje muri ibi bintu warampamagaye ese waramamagaye nanjye sinaguhamagaye hari umuntu wamamagaye narizanye. Niyo mpamvu ngomba kwakira buri kintu cyose kibaye kinambayeho ibyiza n'ibibi. Nuko mu buzima tugira ibintu bibi tugira ibyiza tukagira n'ibibi. Ubundi ubuzima ntago bugira ngo hagati na hagati ntibugira ibyiza ngo bugira ibibi ngo bwongere bugira ibibi ngo ibyiza bize bivanze n'ibibi. Ibyo bintu bibi nimba ari icyiza ni icyiza nimba ari n'ikibi cyiza ari ikibi. Abantu banze musobanukirwe ngo tuje muri showbiz ikimbo kiravugwa kandi nimba ushaka kugira kuba umunyamakuru irinde kuba inshuti n'abasani mu buryo bumwe cyangwa runaka b'inshuti nazo ariko nibigera mu kazi no ntago ibyo bintu bikora. Naguramo igisubizo Uya ndakiguwa impamvu nayo ngiye ko urambaje ngo dukunda kuvuga Yago ntago tuvuga Yago ubu tumuvuga nk'umuhanzi ntago tumuvuga nk'umunyamakuru bro. Umuntu ushobora gutekereza ko wenda ari ikibazo muvugana ngo wenda ko abantu muvuga nabi cyangwa byagenda gute bandi mu kazi nawe nibikubaho nzakuvuga kandi nawe nibimba uzasibe kumimbira. Mvuze ngo iki nibimbaho ubibona uzabivuge ariko uzasibe kumpimbira. Niteguye kukuvuga aho uri hose. Uraza gutera abantu ubwoba wowe aho uri hariho hose ngo nabazi no usinabaziye niteguye kukuvuga wakora ibyiza wakora ibibi nzabivuga. Kubera iki mukunda ko tubavuga ibyiza gusa ariko njye utaramvuze ibyiza kucyo mvuga ibibi? Umuntu utarakuvuza ibyiza kujya kuvuga ibibi kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. Ni ikintu kibi wavuzwe cyangwa wiswe kugivagira mu itangazamakuru comment mbi yakubabaje ku buzima bwawe cyane cyane bwite? None yibaze ko comment mbi ni nziza byose kuri njye ni sawa. Icyo gihe bigaragara yuko ibyo najemo hari n'abantu nyamona ngo musibe ama comment. Umuntu akaza ngo usibe comment. Umuntu afite opinion niyo yo kuvuga ibyo atekereza. Ko rero iyo case ngewe ariko ntekereza ko bitari bya danger man. No ujya sinzi impamvu numva ko bitari bya danger niyo mpamvu numva nta n'ikibazo cyane nabigizeho ikintu. Abanyamakuru bamwe byagaragaye yuko ngo yatunze agatoki ko
bazanye abantu bo kumusebya bamwe gutya namwe muzwamo abahe ngira ngo uriya mukobwa ari umugore yaryamwitanye yambuye amafaranga nabuze mbibona bikirikana nawe abigarukaho ariko ntago yamvuzemo ngewe yavuze 3D rega bavuga n'abanyamakuru ninde wabivuze ariko turi kuri social media shaka umuntu wabivuze ndetse amusubiza uwo ari we wese ahubwo reka mbaze nkubaze ninde wabivuze akavuga ngo 3D turwanya abantu cyangwa ntago man Jado reka nkubaze nimba dukurikira nimba nta buryarya burimo tuvuga inkuru zavuzwe cyangwa tuvuga ibitavuzwe oya muvuga izo mwabonye muhagazeho duhagazeho nyine inakomeje ikibazo kimwe tuvuga ibyavuzwe no ku breaking mukazivuga zitaravuga ariko muzihagazeho niko kamaro ko kuba ahubwo nawe uri ku ndebe yawe ndayifite hanyuma reka tubivuge byo ngibyo n'ubundi nuko ari imbogamizi nibyo duhura nabyo muri social media nibyo duhura nabyo mu kazi ka buri munsi niyo mpamvu nyine urahura umunyamakuru tugomba kubikubazaho hanyuma Gaspari wamubonye simwamwirukanye kandi ngo niheme wamugambaniye njyewe kandi mwarakoranye accident oya naze hano ngo musobanure ibi bintu ngo njye ngo narakwirukanye nakoranye accident urangije tunamwirukana ariko mwaje ugira imbu Gaspari ni inshuti yanjye bro none ugenda kwirukana afata ku mavuta amakuru ari kungeraho ibyo bintu uko bimeze bite iyo umwana yiga kuvuga ngo data uramunyine umufunga umunwa iyo umwana ari kwiga kuvuga data uramureka akavuga ariko aho ufunga umunwa umwana ni hahandi ari kuvuga ngo mama ubwo rero bavuga ko ngiye kwirukana afata ku mavuta iminwa yabo bari kwiga kuvuga mama nubwo nari mbizi ko ariko bigenda ibyo biborose mama sitacyo bitwaye umwana ntago yiga atangira kuvuga ngo mama atangira kwiga kuvuga data ni ukubera iki se ubundi buriya wowe se watangiye uvuga mama ntabwo mbyibukana ari n'umwana muto sinzi impamvu ubwo niko Imana yabiremye okay mbere yuko dusoza ikiganiro none se Jado nanjye nkubarize kuri channel yawe oya wimbaza uzakora ubukwe ryari uzanumire ikiganiro tukigira umwihariko n'icyo umwihariko si wambashije ngakubwira ngo mfite umugore ese Jado azakora ubukwe ryari ariko se nubikata ibi bintu uje kumbaza se ndakoresha email ya 3D Jado azakora ubukwe ryari kandi ko niteguye kumutwerera Jado yarabukoze n'utaramutwereye warasibye twagiye hanyuma dusoza ikiganiro sibyo urashaka dusoza tujye gusoza mu kanya tujye gusoza ariko ari ibintu nka bibiri nshaka kubaza ibintu nka bibiri nshaka kubaza urumva icya mbere mwitangazamakuru ni iki rimaze kumugezaho mu buryo financially ibikorwa bimaze kugeraho bitewe n'akazi abantu mwitiranye abantu bazana amafaranga ariko amafaranga ntazana abantu amafaranga ahubwo ashobora gutuma abantu baguhunga amafaranga nayo yarabazana muri kambi gusobanurira reka ufite imyaka ingahe wa mwana reka nkubwire urabona nk'uyu muntu wubatse Great Hotel amafaranga ye azana abantu yego none reka nyine mbigusobanurira ariko azana abantu mu buryo bwo kuyabakuramo ya mafaranga ye hari n'abaje baza kuyarya hari nyine abo baje kuyarya abaje kuyabakuramo ntago abo bantu baba baje ni service kuri service ntago barya iby'umuntu nawe yaba yabiguze wemera ko hari abantu bagira amafaranga bakabura abantu ntago babaho ingingo tuzafata reka mbiko hari umuntu ugira amafaranga niyo mpamvu numara kubaka etaje hano mu mujyi oya yaba nawe utumira mu birori bazikuba inshuro 10 ubu suko wahamagaraga Ariya Kuru uyu munsi niko kimuhamagara oya ahubwo abandi benshi oya uyu munsi niko kimuhamagara oya ahubwo abandi oya buretse nsobeza atari ubakiriya taje ngo muri piscine tubonemo yanditsemo ngo Ariya Kuru atari abambasaderi waramuhamagaraga oya ntago Ariya Kuru tunafitanye umubano wundi hari ariko watekerezaga kumuhamagara ariko uko watekereza kumuhamagara nuko wamuhamagara uyu munsi icyo nicyo gihinduka ariko n'ubundi namuhamagara
kandi wamuhamagara uburyo bwa approach bwo burahinduka. Niba nari kuzamuhamagara nk'umukinnyi wa filime ukiri underground cyangwa ugishakisha bakaba ari ambasaderi, approach ziragoye. Uyu munsi ni umugwizatunga, ni umukire. Ariya wambabariye kamba ikiganiro. Oya byibura njyewe ndanagufana, njye ndanagukunda. Byibura nk'umuntu ugukunda wamaye ka miliyoni nkagakoraho nkakumva ukuntu kamwe. Rechibuka nukuri miliyoni igihe ufite ibanga ngo bagwemba miliyoni na makuru. Ndashaka ari yakuru, ndashaka kuzashyira urutonde rw'abanyamakuru bahembwa menshi kuko ari yakuru. Jemba numva uramona atanabaho. Faranga ni byinshi ga. Ari wamba. Emi ngwaye pitire wa. Ubu ni uri buza go do. Urashiraho nje ushiraho ari yakuru ngo musabye miliyoni. None ntubimusabye. Abantu bamushyigikira barakamwoherereza rwose ukamuhesha. Miliyoni ndayifite ngiyi nita mwoherereza. Ariya reka ngaze mwandikira ahubwo ni hi wambabariye mfite message yawe ukama ka miliyoni. Wenda ako nawe usabye menshi, wasabye senye sana. Oya miliyoni azayifasha mwabana b'imfubyi. Hanyuma nanjye ndi imfubyi. Uri imfubyi rera. Ariko koko mfite umugore ntago ndi imfubyi by the way. Iziba ziri brag ariko miliyoni ngusabye ndi seriye. Ni ryari umuntu aguye amafaranga menshi Emi muri kano kazi cyane cyane? Ni ryari umuntu wa mbere wamaye amafaranga menshi ni Bakti. Ndavuga amafaranga y'imano y'ubuntu. Y'imano no shane benshi. Ni benshi pe bari ripope barayama. Ubwo bari nkangahe? Naze mbona Jado umuntu wamwereje 5. Ayo ni make. Sera umuntu. Ayo ni make. Shabara yama ni benshi. Hari mu grand frère wanje uba hanze uba muri Canada witwa Philibert ajyama amafaranga riripope batamuriza ajyama amafaranga. Nawe uri kureba iki kiganiro mu diaspora mpa ku mafaranga. Najya amafaranga tutayakenera. Oya bajye baduha dufite akazi kenshi. Kandi ndabakunda no kuri ibi bintu bivuze ari umuntu ushobora kuba. Nanjye mingare gusaba ntago ndi gusaba. Biba biri black. Kandi serious ntago ndi gusaba. Oya nta gusabirizo warihaye. Narihaye kandi boss wanjye fata ku mavuta amemba neza seri. Reka nkuri aka kantu mane. Hari abantu sinzinire. Boss wanjye nifata ku mavuta. Tunakurana ikiganiro niwe waragusinyishije. Bisubiyemo. Boss wanjye nifata ku mavuta. Ku maki urongeye kuva ku maki imbere. Oya nanjye kuvuga boss Kizo. Fata ku maki? Fata ku mavuta. Okay. Niwe boss wa Emi 3D. Ubundi niwe boss wa 3D. Ibindi ubundi bugambo muba numva muba mwivugisha ntago mbizi. Nta kindi kibazo wumva ushaka kumbaza dusoze. Mika dusoze. Umva kuvuga ngo urashonje nk'amafiriti ngo ugiye kurya amafiriti hano. Uri bungurire. Wowe uri bungurire. Ngewe n'inka ndasitanga nakwimifiriti. Niko natanga inka nk'imanifiriti koko. Ko wambwiye ngo niba utarakoze ubukwe ngo nimba warabukoze cyangwa utarabukoze ngo warabukoze ngo sinzagutwerere. Nyine narabukoze ni wantwerera. Ubwo nimba utaranumiye mu bukwe bwawe wangurira ifiriti. None se ubukwe n'ifiriti bihuye. Emi turashoje nagushimira cyane ku mwanya twa. Reka nkubaze ikibazo noneho nanjye tutadusoza. Oya ni ikibazo kijyanye na Papa Bitanga. Papa Bitangaza yicaye hano inyuma. Wajya kubaza ikibazo gikwerekeye. Ubona ari umutekamutwe. Ikibazo gisubiremo. Ubona Papa Bitangaza ari umutekamutwe. Oya cyangwa arasenga. Arasenga. Papa Bitanga ngwino hano nkubaze ikibazo. Emi ikibazo agiye kukubaza. Ikibazo amaze kukubaza Emi. Funga risano uvuye hariya muri biradio. Papa Bitanga. Ikibazo Emi agiye kukubaza turaza kugiherayo tunagigira ishingiro ry'ikiganiro. Ngwino ngwino. Naze rwose. Ngwino ngo hamavuta. Ahubwo Papa Bitanga zo n'umuhungu
amaze kuba umugabo mumera amavuta yasigaye amavuta ntamuha yonyine mfite papa bitanga ko mutwigisha ijambo ry'Imana. Yesu yararyaga akananywa utabaza ikibazo cy'ubugoryi yabaza ikibazo kiri serious gituma dushingiraho ikiganiro mu kanya tugiye kuganira. Iyo umuntu ari bameze neza akora iki? iyo uryo kandanywa ubuzima bumeze neza ugira ubuzima bwiza ugira n'umugore n'abana ararongora. Wowe se iyo uri ibiryo bikagushiramo biba byagiye bikanshiramo iby'intungamubiri bigumamo imyanda igasohoka nyine ibintu bitaro. Yesu yasohoraga imyanda. Yesu yasohoraga imyanda ariko nawe yari umuntu nkatwe. Yesu yari umuntu yaje yambaye physiologie yakoraga. Ko banditse ngo Yesu ararira ngo yageze kwa Nuza ngo ararya, sibyo? Yaje yambaye umubiri nkatwe ubwo yaranarongoye. Niba yari umuntu oya ntaho yarongoye oya mbo ibyo byo n'umuntu ufunze we Yesu yari umuntu, sibyo? 100% yari umuntu. 100%. Buretse yaje mu ishusho y'umuntu yiyambitse ubumuntu kugira ngo ase nkatwe. Yararyaga akananywa, ibyo turabizi ko yaje yiyambitse umuntu. Yari umuntu yaranarize yagiraga amarangamutima ngayo. Ariko Yesu ntabwo yari umuntu, hamwe yari umuntu n'ubumana. Ariko nyine yari umuntu ameze nabyita umupasiteri wamaze kwemera. None Yesu ari hejuru y'ibintu byose. Umupasiteri wemeye ntasambana. Ariko arashyukwaga. Inde? Yesu ntabwo yari ikiremba. Ariko arabantu ntabwo Imana Yesu yarashyukwaga. Ntabwo ari ikiremba, yari umugabo muzima. Yakoraga iki? Ariko yakoraga iki? Yashyukwaga nyine se umugabo nyine. Imana ndebe ibiremba. Ako ntiyasambanaga rero. Hanyuma yenge mwibarize gato. Maria Magdalena yarafite isano imeze ite? Ndashaka kubaza Maria Magdalena afite isano imeze ite na Yesu? Papa bitangaza tubwiye ko Yesu yashyukwaga. Ntabwo ari ikiremba, yari umugabo mu bandi yujuje iby'ubugabo. Urumva ko Neymar gushakira titire y'inkuru. Ariko afite ubumana no gutsinda, niyo mpamvu tumwubaha. Nawe umunsi uzatsinda ntugahagarare mukozi w'Imana. Arira gucumuze mukozi w'Imana mwihoreye igende wateguye ibyawe bose nyibwa kubera ko hari ikintu njya nibaza, sibyo? Kandi hari abantu batubeshya, uri kumva? Ntabwo babeshya, bavuga ukuri. Ntabwo Imana Bikira Mariya yabyaye abandi bana, nta bandi bana yabyaye. Inde? Uwabyaye Yesu yabyaye abandi bana cyangwa n'abandi bana yababyaye ku ruhande. Yesu afite hana ku ruhande. Yaga afite umugabo Yosefu. Yafite umugabo atari kubyara se, ahubwo yatwistinda y'umwuka wera. Niyo mpamvu Imana itwa Imana iturenzeho ibidashoboka imbere yawe. Yakoze iki? Harawe urangwa Imana itwa Imana ikora ibintu birenze ubwenge bwawe. Cyado mumbwirira impamvu ko Bikira Mariya ni umugore w'Imana. Hoya mu buryo mwuka wera ntago y'Imana, ntago yize Imana mwuka wera si woherejwe n'Imana. Oya ahubwo ni intumwa y'Imana kuko Bikira Mariya yari intumwa. Nanjye uyu munsi Imana bw'Imana bwamunyuze. Nanjye Imana ntese uyu munsi namubyara. Yego. Nibyo yamubyara Imana ubushobozi. Imana ushatse uyu munsi yamubyara. Mbese ufite inkondi bya ubushobozi bw'Imana bambyara Imana nta kidakora. Imana ifite ubushobozi bw'Imana. Akanyuma noneho abantu bajya bavuga ngo wewe mpamvu wowe umeze gutyo ni ibiganiro ujya ukora, ni ibiganiro birimo imbaga zidasanzwe za shetani. Bivuge neza ariko kari kukubaza ari imbaraga. uretse Nawe ukubaza mubwire neza. ejo bundi Brigitte namukoresheje ikiganiro nakibonye hano cyase ukivuga irakiva. Ese wowe na mama bitangaza gutera akabariro bitagikunda byatuma mutandukana cyangwa namwe mwagura televiziyo mukajya mureba porono nk'abandi bakabigisha? Atari urukundo abantu basudira Nuba ngo byishakamo. Ntago mama bitangaza wa murongora nabi ngo umupfubye ngakwemerera. Abana wowe amagambo ufite igendere mukozi w'Imana muri n'umuryango reka kuki mufata ibintu mukabeshya ntago ari ukuvanga.
nakubajije uri umuntu kandi mama bitangaza wamushatse bazi nk'umushumba nyine ndikukubaza nk'umushumba none se sucyukwa urashyukwa urubanza ruri hano muri abagabo mwahuye naye urashyukwa washatse mama bitangaza kubera ko papa bitangaza ushyukwa sibyo karemana imana turemanye ubugingo bwo gushaka umudamu mukabana imana yaturemanye ubwo bushobozi uriya mu mama abantu bamuteye amabuye kandi ninjye wamukoresheje ikiganiro sibyo Bishop Brigitte ariko abantu bizera ntabwo dukoresha imana kuko ari byo porono sibyo yavuze yaravuze ngo reka ngusobanurire mubwiyutse naramubajije televiziyo mu cyumba icara wivunika kuko iyo ndufite ni nini yatuma ubangamirwa eme yakuboneranye kabisa ntago ari ikibazo yavuze ngo iki Brigitte naramubajije ngo Brigitte kudako imiryamanire y'abagabo n'umugore byatuma usenya urugo rwawe no kuvuga ngo kuba wenda umugabo adatera akabariro neza cyangwa se umugore hari bimwe atuzuza nk'inshingano aransubiza ngo aho kugira ngo nsenye kubera icyo kintu hari amateleviziyo menshi agira izo porogaramu zo kuba njye n'umugabo wanjye twabireba tukiga uburyo tugomba kubaka urugo rwacu sibyo none nanjye ndi kukubaza kuko hari ibyo ngiye nshingiraho kuko wowe ni ngombwa sibyo mama bitangaza watuma mama bitangaza agenda kubera iyo gahunda cyangwa muri ubwo buryo yabahaye yavuze abantu bakuru abashakanye ushaka kunyumvisha ibyawe mwaganiye nawe nshaka kubwira ibyanjye nanjye none ngewe bipasi yakuvuze ibi by'abapagani abakristo uraseka kwebwe abapagani barepurona bibibwiye ariko abasenga bo ibyanjye tubibwira imana mwamwumvishe nabi urumva baze mubwire nyine ntabwo polisi umva jado nduri umugabo nugera ahantu niyavuze pansa mumfe nyine nugera ahantu ushiturwa nuko warebye amashusho y'ukozasoni nta bugabo bwawe no sibyo yavuze hari ubudamu bwawe yaravuze bataravuze porno ende mashusho nk'ubu nka papa bitangaza urabyibushye nyine kubyibuha hari ushobora kuba utatera umugeri wa mawashi cyangwa kibaza uri mu by'imibonano mpuza bitse umuhungu n'uwa shatani urabukura naba mwuka mumwe oya reka nkubwire emeka dusoze ikiganiro bose wawe n'umuntu shatani bosi wanje papa bitangaza gufatira tugiye kwiganira ikiganiro cyiza kirimo umwuka w'Imana mama bitangaza wisagarira uyu muryango uko se waretse iki kiganiro kari cyo kuri Irisi mama bitanga ngwino ngo baze ngwino ngo baze oya ako sura buretse wowe rata mama bitanga ngwino rata tamboka dese cyako cyo ngundira abakozi b'Imana bari abana beza cyakoze mama yambara neza yambaye neza cyane iyi ni Imana yambaye neza wambaye neza cyane umugore wawe umurebera mu irari ry'ubumana ntabwo ari Imana n'umuntu mama bitanga ngenge kukwibariza uburyo bw'imibanire yawe na papa bitangaza mu buryo bw'abantu bakuru bw'abashakanye bushobora gutuma wasenya ugatandukana na papa bitangaza ese niba utasenye wakoresha iyi strategy oya ntago ngewe byatuma ngiye dusenya kuko buriya abantu bajya kugera mu rwego iyo system itakiri gukunda ari uko bafitanye ibibazo kuko ni ibintu bituruka imbere mu mutima kandi ni ibintu bituruka mu marangamutima iyo umuntu niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mugabo kunda umugore wawe nawe mugore nawe gandukira umugabo iyo umugabo yagukunze nawe ukamugandukira ibyo bintu ni ibintu biri automatically byikora muri mwebwe iyo akwegereye nawe ukamwegera ibyo bintu bihaguruka muri mwebwe kuko ni ibintu Imana yabaremanye wari ibintu bashaka kwitiranya ukungana naho babihuriye no gutera akaba no gushimisha umugore icyo ni kimwe hari n'abishima batubibona n'abantu hanze hari n'abadamu bishima batahuye n'abagabo
ibyishimo byabo bakabigeraho kuko nk'ubu ngubu udushobora Ni ibintu kuba twicaranye bisanzwe. gutya mbaye ndi muzima nta kibazo ukuntu urumva mu rugo wenda tuvuga wenda tujya ku bagabo b'abapagani tujya ku bagabo b'abapagani banywa inzoga ariko hari nyinshi cyane ishobora kwica umubiri w'umuntu kuko njyewe ngenda umudamu w'umupasiteri kandi wakira abantu mu nce zitandukanye hari abagabo benshi cyane bangeraho abadamu bangeraho benshi cyane bakambwira uti umugabo wanjye byaranze kubera inzoga n'itabi urumva noneho rero uwo nguwo niyo washyira hariya porono nta kintu yamufasha kuko umubiri we wamajije kwangirika ahubwo iyo ageze kuri twebwe twagira umugisha tugafata wa mugabo turamukansoringa tukamwigisha uburyo ashobora noneho guhindura iyo drogue ikagenda imugabanyukamo hakagira ibyo tumurangira agenda arya agenda anywa ibintu bigiye bitandukanye amata ibintu nk'ibyo ngibyo bigenda bigarura ubuzima bwe ubukongera bukaba karema bukaba naturere noneho rero iyo byageze kuri urwo rwego ku buryo umubiri utagikora uwo muntu niyo wamushyira ariya prono ntago byakunda abantu benshi rero bakunda rero kwitwaza ibintu by'amaprono n'abagabo akenshi baba ari abasambanyi baca hirya n'abagore nabo ari abasambanyi baca hirya noneho ni ukuvuga ngo mo hagati uko ari babiri nta rukundo bagifitanye ariko kubera ko wenda barabana mu rugo bafite abana 3 4 5 ntibashaka gusenya icyo gikorwa bakagikora kitarimo umwuka w'Imana ahubwo harimo kugira ngo buzuze inshingano burya no kurongora bigomba kuba biri mu mwuka w'Imana ubundi kimeze nk'igikorwa cya mwuka wera kuko icyo gihe iyo muri kugikora kikagenda neza Imana yateye ikiremeramo n'abantu twashoje ikiganiro reka dushimire Emi reka dushimire Emi turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye turagushimiye wakoze cyane Emi bye bye sezera abafana Imana ibaho umugisha ibi bintu abantu bataza kubyumva nabi kuba no kugira ngo abantu babyigiremo cyangwa batumve imvugo z'abandi bantu nabi sibyo ibya Yesu mwizera nk'umwami n'umukiza wanjye cyane kandi kuba rero nabaza ngo ese Yesu nawe system arakoraga yari umuntu numva ko kuko hari nk'umwana wanjye umunsi yambaje ngo ese papa ko njya numva bavuga Yesu ni muntu ki ubuzima bwe bumeze gute se nawe yagize umugore n'abana ariko namenye icyo musobanura rero nandi kumwe na papa bitangaza ubu nasobanukiwe amen twashoje rero ndashimira abantu badukurikiye mu kiganiro hose bye bye